ariko ikibazo cya mbere ndi bukoze ndakubaza ngo how do you feel? I feel Peter. Do. Ariko man. Wait. Urongera kucana ko. Uvuze? Et faire petit besoin. Kandi nyoko niwe wanshutse ngo tubishyire mu Gifaransa. Ubu tuvugana ubu Bruce Melody yansabye ko iriya ndirimbo aragitosa asaba ko nyine twakorana featuring. Harimo iyo ndirimbo izaba irimo Bruce Melody izaba irimo Bonoza Boshare azaba irimo Yara asigaye ameze ari kuba n'inzobe yaraniyogosheshe Wambomoje se. Pika nafite ibyumba byinshi. Mbomoze de Ni wowe kujya cyane. Mu myaka ya vuba uruganda rwa comedy mu Rwanda rwakomeje gutera imbere. Mbere nta muntu wazi ko ashobora gusetsa abantu bikamutunga bikabakazi ka buri munsi. Muri iyi myaka uruganda rwa comedy rwabaye imari ikomeye cyane. Niba utemeye ibyo mvuze wabibaza yitwa Fari Mercy maze akakomera ubuhamya. Umwaka wa 2026 ndetse na mbere yaho gato yazanye uburyo bw'urwenya bwo kumbuga nkoranyambaga digital comedy n'uburyo bwo gusetsa ku rubyiniro stand up comedy bitanga ibyishimo bidasanzwe ku banyarwanda ndetse n'abandi bakurikira izi nzenya. Hifashishijwe imibare yo kumbuga nkoranyambaga y'aba banyarwenya, ibitaramo bagenda bakora nk'icyitwa Giants Comedy ndetse n'uburyo amashusho yabakwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga bizwi nka viral. Tugiye kubabwira abanyarwenya 10 bayoboye abandi mu gukundwa mu Rwanda mwaka wa 2026. Ikiganiro cyitwa Storm tubamenye, njye nitwa Shema Pacifique. Ese urumva roye munyarwenya utaribuze kuburamo? Mwandika hasi muri comment. Nguhaye ikaze nkurikira umenye. Hano harimo abajene benshi, niye nama watugira nk'abantu bashaka kuzaba abantu bakomeye. Ibyo bintu ndabitinza mbagira inama sinababyaye. Nyemera dore ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga umugabo ukunzwe n'abatabakirana mu Rwanda witwa Bigiyo Bijya. Uyu mukomederi cyangwa se umunyarwenya ni umugabo afite impano idasanzwe mu gusetsa binyuze mu buryo bwe bw'umwihariko bw'imana idasanzwe bizwi nka natural talent. Imvugo ze n'uburyo arimo ibintu bituma nabo aba mu banyarwenya bakunzwe cyane hano mu Rwanda binyuze mu buryo akinamo. Aba yigize umusaza maze akabateza kakahava. Uyu mugabo akunze kugaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitaramo bya Giants Comedy n'ibindi maze bikagaragara ko akunzwe cyane n'abantu. Uwo ni umwanya wacu wa 10 yitwa Bigiyo Bijya. Weho wavuga se acha bana bwe kwagera kwari mwegere oya ahubwo weho. Umwanya wacu wa 9 turasanga umunyarwenya witwa Nzovu. Nzovu yishyizemo ishusho y'umunyarwenya ufite imbaraga zikomeye cyane n'ijwi rikomeye ryo gusetsa. Uyu mugabo yubatse izina binyuze mu buryo bwe bw'imana idasanzwe yo gusetsa atishakamo ahubwo bikaba ibintu bimurimo bigatuma umunyarwenya abantu bose universal comedian. Uyu mugabo kandi akaba n'umufana ukomeye cyane w'equipe ya Rayon Sport ndetse n'umuhanzi The Ben Tiger B. Uwo ni umwanya wacu wa 9. Shawari hose yarapfuye. Uwo ni umwanya wacu wa 9. Umwanya wa 8 turasanga umunyarwenya yitwa Danizo. Danizo azwiho urwenya rushushanya creative sketch comedy. Ni umuhanga cyane mu guhuza ibihe bigezweho n'uburyo bwo kubishushanya mu rwenya. Ngira ngo niba ukunda sport cyane cyane yo mu Rwanda ntago waba utazi Kinamico Mazi yateke iri kuba muri iyi minsi. Ndabashimira ko munteza amatwi. Ikinamico. Abakunzi b'ikinamico ndamutsa mwiriweho. Noneho Mazi yateke neza insoresore zari zimuteye inda. Zimugejeje ku buriri zigiye kumwubarara hejuru ngo zimutere inda. Abashinzwe umutekano w'uburiri baratabara. Kera kabaye ngo umwana yari yigeze ipantaro yasazi ko agiye kuba umugabo wa nyina. Yasubiyemo gukana. Amaze gutsindagiramo amaguru ye 2 papa wahitaza. Nawe atsindagiramo amaguru ye bagenda bambaye ipantaro imwe ari 2. Ikindi kandi afite platforms zikomeye cyane zinyuzwa n'ibihangano bye. Ibyo bituma kungwa cyane ku mbuga nkoranyambaga nka TikTok na Instagram muri uyu mwaka akagira imwe bitangaje kurusha abandi. Yitwa Danizo Official. Afite kandi indi channel kuri YouTube icaho comedy na filime azwi nka Zose TV bimugira umunyarwenya ukunzwe cyane mu Rwanda.
Mu mwanya wa karindwi turasanga umunyarwenya witwa Nyagso. Nyagso ni umwami w'urwenya rugaragara cyane mu Rwanda ku mbuga nkoranyambaga bizwi nka visual comedy cyangwa se slapstick. Amashusho yo kuri YouTube akomeje guca uduhigo ko kurebwa cyane. Umwihariko we wo gusetsa atavuga amagambo menshi ariko akoresha imyitwarire n'uburyo agaragara bisetsa abantu bituma urwenya rwe rurenga imipaka y'u Rwanda. Uyu mugabo ari mu bigarura imitima y'abantu benshi cyane mu Rwanda ku mbuga nkoranyambaga mbere, cyane ko ari mu bazigezeho mbere maze akazishyiraho komedi kakahava bigatuma akomeje gukundwa cyane. Uwo ni umwanya wacu wa karindwi, komeza ubane natwe. Umwanya wa gatatu w'abanyarwenya bakunzwe cyane mu Rwanda muri umwaka wa 2026 turasanga umunyarwenya witwa Nsabi. Nsabi yashoboye kwigarura imitima y'abantu binyuze mu buryo bwe bushya bwo gusetsa, aho yazanye uburyo bushya bwo gusetsa akoresha ururimi rw'iwabo maze bigahita bikundwa cyane mu Rwanda. Ubuhanga bwe mu gukina amashusho magufi skits atanga isomo rikomeye ndetse anasetsa bumushyira mu myanya y'imbere mu banyarwenya bakunzwe cyane mu mwaka wa 2026 mu Rwanda. Nawe akaba ari mu banyarwenya bafite imibare myinshi cyane ku rukuta rwa Genesis Comedy kuri YouTube. Yitwa Nsabi, uri umwanya wacu wa gatandatu. Ese wowe urumva mu myanya 5 isigaye ari wowe munyarwenya utari buze kuburamo? Mwandika hasi muri comment. Niba ari ubwa mbere tubanye ukande kuri subscribe. Niba kunze kandi iyi video ukande kuri like. Sangiza iyi video inshuti zawe kugira ngo babashe kwibonera ibyiza nabo. Ni karibu. Yego. Tubakiriza gake. Tubakiriza iki? Mutwakiriza iki? Yego. Na yombi. Na yombi kaza neza na yombi. Sheri baguhekize. Na yombi gaziba kuri polisi Sheri. mufitemo wete. Gahambirwe. Mu mwanya wa gatanu turasanga Clapton Kibonge. Clapton Kibonge ni legend ukomeye cyane, akomeje kwerekana impano idasanzwe mu mwaka wa 2026. Kibonge ntabwo akiri umunyarwenya gusa ahubwo ni umuyobozi, producer w'ibiganiro n'amafilime asekeje. Ubuhanga bwe mu gukina imico itandukanye characters bumushyira mu myanya y'imbere mu banyarwenya bakunzwe cyane mu Rwanda. Uyu mugabo kandi uretse kuba umunyarwenya ni n'umucontent creator ukomeye cyane. Ibi aherutse no kubihemberwa mu bihembo bya Shining Star Africa nk'umucontent creator wa mbere mwiza. Ndetse kandi uretse kuba umukomedian n'umucontent creator n'umu-influencer ukomeye cyane igihugu gikena cyane mu bikorwa bya buri munsi. Yitwa Clapton Kibonge. Umwanya wa kane wacu w'uyu munsi turasanga umunyarwenya witwa Umushumba. Umushumba yongeye kwerekana ko urwenya ruryoha cyane. Azwiho gukoresha imvugo zizimije hifashishijwe Bibiliya muri komedi, bigatuma agira abafana benshi cyane bamukunda, akagira n'ubushobozi bwo kurinda abafana be, ndavuga intama ze. Ni umwe mu banyarwenya bakunzwe cyane mu bitaramo bya Genesis Comedy, cyane ko bigaragara iyo ari gukina. Akaba n'umwe mu bafite imibare ikomeye cyane kuri Genesis Comedy YouTube. Uyu mugabo nawe ntasanzwe muri komedi, yitwa Umushumba. Ako gicagira akamodoka kagufi. Umwanya wa gatatu turasanga umunyarwenya witwa Fari Mercy. Fari Mercy niwe nkingi ya mama mu rwego rwo gusekereza ku rubyiniro stand up comedy mu Rwanda. Binyuze mu bitaramo by'ingi bya Genesis Comedy yashoboye kuzamura urwego rw'urwenya mu Rwanda rwanditse neza kandi ruri mu bwenge, intellectual comedy. Uyu mugabo amaze kuba umwe mu bajejetafaranga bo mu rwenya mu Rwanda, akaba araciye agahigo ko kumwe mu banyabugeni bagira ibitaramo 2 ngaruka kwezi, mu gihe abandi banyabugeni dufite mu Rwanda nta wabishoboye. Akaba kandi umwe mu banyarwenya batunze agatutse mu Rwanda. Uyu mugabo aretse no gutubera perezida w'igihugu mu bitaramo bya Genesis Comedy. Umwanya wa kabiri turasanga umunyarwenya witwa Pirate. Pirate azwiho kugira inagi idasanzwe ku rubyiniro mu buryo bwo gusetsa hakoreshejwe amagambo atunguranye. Ni umwe mu banyarwenya bafite umuvuduko mu buryo buke bwo gusesya ku rubyiniro stand up comedy. Ibyo bikaba bimufasha gukora content idasanzwe ituma abafana be bahora bategerezanyije amatsiko ibyo ashyira hanze mu bitaramo bya Genesis Comedy. Aka kandi umufana ukomeye cyane wa Bruce Melody. Uwo umwanya wacu wa kabiri. Jya muri comment tuganire. Ese wowe urumva ari uwo munyarwenya uri ku mwanya wa mbere? Mwandika hasi muri comment. Niba uri mushyashya kuri chaîne ukande kuri subscribe. Niba kunze iyi video ukande kuri like, uyisangize n'inshuti zawe kugira ngo nabo babashe kwibonera ibi byiza. Umwanya wacu wa mbere abanyarwenya bakunzwe cyane muri uyu mwaka wa 2023 mu Rwanda w'uyu munsi turasanga umunyarwenya witwa Kiramani, the king of street humor. Kiramani ubu niwe wegukanye intebe y'icyubahiro mu rwenya rwo mu Rwanda.
umwihariko wo gusetsa akoresheje imvugo za gisirikare n'uburyo agaragaza ubuzima butarimo imikino muri komedi byatumye aba nimero ya mbere muri komedi mu Rwanda. N'ikimenyimenyi iyo usuye urubuga rwa Genesis Comedy Rwanda avuga YouTube usanga ari ufite komedi yarebwe cyane kurusha izindi zose ziri kuri uru rubuga rwa Genesis Comedy. Akaba afite n'izindi nkoranyambaga acishaho komedi nazo zifite imibare itangaje. Uyu mugabo si umunyarwenya gusa kubera ko ari n'umukinnyi ukomeye cyane wa filime. Ngaye nguko ni naho dushoje icy'uyu munsi. Urugero rw'urwenya mu Rwanda mu mwaka wa 2026 rugeze ku rwego rwo hejuru cyane. Aba banyarwenya ntabwo basetsa gusa, ahubwo bafasha no kurura imitima y'abanyarwanda bakanatanga ubutumwa muri komedi bakina. Ese wowe wumva ari uwe bari kuza ku mwanya wa mbere? Ngaho mwandika hasi muri komenti maze twiganirire umbwire niba hari aho nibeshye. Nitwa Shema Pacifique, iki kiganiro cyitwa Storm tubamenye. Ndagukunda.